Itorero ry'Imana dusangiye gucungurwa muri Yesu Kristo. Ndabasuje mwese aho muri hino ku mpande z'isi. Ndasuhuza abakozi b'Imana bari muri South Africa, bari muri Canada, bari muri Amerika y'Amajyaruguru ndetse na Amerika y'Amajyepfo. Mwese Imana y'umugisha. Abari ku mugabane w'Uburayi, umugabane wa Aziya, umugabane wa Australia, mwese ndabasuhuje. Rero ni mwene so Robert Ndemezo, umubwiriza butumwa bwiza. Nabagira ubuntu uyu munsi kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Rero uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe, ni umunsi Imana haye umugisha, ni umunsi mwiza, ni umunsi w'ibyishimo n'umunezero. Wowe ugiye kumva ijambo ry'Imana, ndagusabira kugira ngo umwuka wera, umwuka w'Imana abane nawe kugira ngo ubashe kumva ijambo ry'uyu munsi Imana yashyize ku mutima. Hanyuma rero nanashimira abantu bose bakoze subscribe, kuko ari byiza ndetse n'iby'igiciro cyane, kuko ubugingo bwanyu bumaze guhemburwa n'ijambo ry'Imana. Nawe rero utakora subscribe, iyi ni channel y'ivugabutumwa, ni channel ikishwa ijambo ry'Imana uko dushobozwa n'umwuka. Hanyuma rero ndizera ko nawe mwene data uramutse wiyandikishije ko byakubera byiza ukabasha kuba wakunda ijambo ry'Imana. Hanyuma uyu munsi rero tugiye kwiga ijambo rikomeye, ngira ngo tubanze dufate umwanya dusenga Imana kugira ngo Imana yacu ibane natwe. Imana nziza, Imana Abraham, Isaka na Yakobo, ndagushimye kuri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, ukaba mpaye uyu mwanya. Reka ubwoko bwawe buhemburwe n'ijambo ryawe, kandi mube igikoresho wivugire, n'ukuri umwuka wawe abana nanjye kuba ntacyo tudasoje. Ibyo nsabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Nongeye kubasuhuza mwese rero bakoze ijambo ry'Imana, by'umwihariko iyi channel ya Groupe Impuguraniro TV. Ni channel yo tuguraho ubwenge, tuguraho ukuri, twagura ubwenge, twagura kwigishwa n'ubuhanga, kugira ngo abantu bose bagere basohore ko abantu bashyitse, bageze kugera ubushyitse bw'igihagararo cya Kristo. Bana shimwe rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Nabazana ijambo rivuga ngo sobanukirwa neza icyaha icyo ari cyo. Sobanukirwa neza icyaha icyo ari cyo. Ushobora kuba ukora icyaha ariko ntumenye ese ni icyaha nkoze cyangwa ntabwo ari icyaha nakoze. Hanyuma rero impamvu abantu bihana nabi ni uko batazi icyaha icyo ari cyo. Ukwiye kumenya uyu munsi icyaha nyirizina icyo ari cyo. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana rero mu gitabo cy'umuhanuzi mukuru Yesaya, igice ni icya mbere, umurongo waho ni uwa 6. Birivuze iki? Biravuze ngo uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza mu mutwe n'ahazima, ahubwo ni inguma, ni imibyimba, ni ibisebe binuka, bitigeze gukandwa cyangwa gupfukwa, nta nubwo byabobejwe n'amavuta. Imana tugirire neza. Bene data, uyu ni umuhanuzi Yesaya, niwe wavuze ku cyaha nyirizina. Iyo usomye mu gice cya mbere cya Yesaya 6, usobanukirwa neza icyaha nyirizina kivugwa icyo ari cyo. Usobanukirwa the source of the sin. Usobanukirwa icyaha, inkomoko y'icyaha. Usobanukirwa icyaha icyo ari cyo. Ubusanzwe Imana irema isi n'ijoro, imaze kurema ibintu byose yaremye na Adamu, irema Adamu na Eva. Hanyuma Adamu wa mbere yakoze icyaha. Murabizi ko ntabwo yabasha gutsinda icyaha, ahubwo yaraguye. Amaze kugwa hejuru nyuma yo gushwa n'umugore, Bibiliya ivuga ngo bahise batakaza ubwiza bw'Imana. Ariko bene data, Adamu wa kabiri ni Kristo, ntabwo apfa. Yapfuye rimwe gusa, biba bihagije kugira ngo abeho iteka ryose. Imana ishimwe cyane. Hanyuma n'abamwizeye bose ntabwo bazapfa, ahubwo bazabaho iteka ryose. Urwo rupfu rupfuye rimwe gusa, niko Paul intumwa yanditse mu itorero, yanditse itorero ry'Abaroma 6, ugasoma ugakomeza. Urwo rupfu yarupfuye rimwe gusa, ntabwo rupfuye kabiri. Hanyuma rero niba Adamu wa mbere yaraneshejwe n'icyaha, ntabwo Adamu wa kabiri yaneshejwe, yaratsinze. Imana ishimwe kandi Imana ntihabwe icyubahiro. Hanyuma rero tubona ko icyaha ni iki?
icyaha n'ubugome, icyaha n'ubugome transgression, icyaha n'ubugome transgression. Icyaha, iyo tuvuze icyaha tumva neza ko ari rebellion against God cyangwa se kwigomeka ku Mana. Icyaha rero ni ikintu cyose ukoze kiri contrary to the Bible, ni ikintu ukoze kinyuranye n'ubushake bw'Imana, kinyuranye n'ijambo ry'Imana rivuga muri Bibiliya. Imana ihabwa icyubahiro. Icyo ni icyaha. Mu yandi magambo, icyaha kigereranywa nk'umuntu ufite igisebe cy'umufunzo, ariko Yesaya yakivuzeho, umuhanuzi Yesaya, kigereranywa nk'umuntu ufite igisebe cy'umufunzo kidakorerwa isuku, igisebe kidapfutswe. Icyo ni icyaha. Bishushanya umuntu ufite icyaha mu mubiri we ndani. Nguhereye mu bworo bw'ikirenge ukagera ku mutwe nta hazima nawe hahari. No, niko Bibiliya ivuze. Niko Bibiliya ivuze. Nta hantu hazima na hamwe afite. Ngo inguma zidafite impamvu. Reba nawe umuntu ufite inguma zidafite impamvu, bigereranywa n'umuntu ufite icyaha mu mubiri we. Cyangwa se urugero, umuntu ukubiswe n'imodoka akagongwa, akangiye, umuntu upfuye nabi agapfa mu buryo butameze neza, bigereranywa n'icyaha uko cyicaye mu mubiri w'umuntu. Imana idufashe rero kandi Imana itugirire neza. Nifuza ko uyu munsi wasobanukirwa neza icyaha. Iyo icyaha kiri mu mubiri w'umuntu kimugaragaza nk'umuntu ufite igisebe cy'umwanda kitanapfutse, inguma zidafite impamvu, mbese uhereye mu bworo bw'ikirenge ukagera ku mutwe nta hantu hazima na hamwe uwo muntu afite. Ubu rero agereranywa n'umuntu icyaha cyicayemo. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Tugiye kureba rero hamwe icyo umuntu witwa, hari umuntu witwa Dr. Scofield, umunyamerika, hari ukuntu yagisamarayizinze mu buryo bungahe, mu buryo butatu. Yavuze uburyo bwa mbere anact, kabiri the nature, gatatu the state. Anact ni ikirero. Uburyo gisamarayizinze mu buryo buri anact ni ibikorwa ukora ukabukoza icyaha. Ni ibikorwa ukora ukoresheje umubiri wawe n'ubwenge n'ibitekerezo ukabukoza icyaha. Uko niko Dr. Scofield umunyamerika yagisitatinze. Mu yandi magambo, ni ibyaha amaso yagucumuza, mu bitekerezo ugacumura, mu bwenge bwawe ugacumura, mu mubiri wawe ugacumura, mu byo uvuga ugacumura, mu byo ureba ugacumura, mu myumvire yawe ugacumura. Ibyo ni ibikorwa bikorwa n'umubiri. Ubusanzwe umuntu agizwe n'ibice bingahe? Bitatu. Igice cya mbere ni umwuka, igice cya kabiri ni ubugingo, igice cya gatatu ni umubiri. Igice cya mbere rero cy'umwuka niho intebe y'Imana yicaye. Igice cya kabiri rero ni ubugingo, niho intebe ya kamere yicaye. Igice cya nyuma n'umubiri niho intebe y'ubwenge yicaye. Niyo mpamvu ubwenge bwawe bukorana n'umubiri. Ni ibikorwa, ni ibyaha ukora, ni ibikorwa ukora mu buryo bw'umubiri ariko n'ubundi ukabukoza icyaha. Ni ibikorwa ukora mu bwenge, mu bitekerezo, mu byo ureba, mu byo uvuga, mu byo wumva, mu byo wihumuriza, ukabukoza icyaha. Ubu ni uburyo bwa mbere Dr. Scofield yabivuzemo. Ubu ni uburyo bwa kabiri yavuzemo icyaha, n'ibyo twita nature. Icyaha ubundi cyicaye mu muntu ndani, cyicaye mu mutima w'umuntu, niho icyaha cyicaye. Icyaha cyicaye mu muntu ndani ahangaha. Bivuze ngo intebe y'icyaha, intebe ya Satani iri mu mutima w'umuntu. Ubusanzwe mu muntu harimo abami babiri, uwo wumviye rero niwe ukora. Mu mutima w'umuntu ndani ahangaha rero harimo kamere y'icyaha, the nature. Iyo dusomye muri Yesaya 14, Yesaya 14 umurongo waho wa 12, biravuze ngo wa nyenyeri yo mu ruturuturu, we mwana w'umuseke, ko uvuye mu ijuru ukagwa, uwanyeshaga amahanga, ko baguciye bagakugeza ku butaka, waribwira uti nzazamuka njye mu ijuru, nkuze intebe yanjye y'ubwami, isumbe inyenyeri z'Imana, kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'imperekasi kazo, nzazamuka ndenga nk'ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose, ariko uzamanuka ikuzimu ugere ku ndiba ya rwa rwobo. Bene data,
iyo ni kamere y'icyaha. Ni uburyo niyo mpamvu Imana irwanya abibone, ariko abicisha bugufiya ikabazamura, ikabahera iki? Ikabahera ubuntu. Bivuze ngo kamere y'icyaha iri mu muntu ndani. Bivuze ngo iyo usomye muri kamere ya Satani, Bibiliya hari amagambo ngo I will ascend, I will ascend, ngo nzizamura, I will seek, cyangwa se I will exalt, nzaganza. Bivuze ngo kamere ya Satani mu mubiri w'umuntu, mu mutima w'umuntu, nzizamura kabiri, nzaganza gatatu, nzicara kane, nzatumbagira gatanu, nzajya gute? Nzabaho. Iyo ni kamere y'ubwibone, ni kamere y'umuntu y'icyaha mu mubiri w'umuntu. Iki cyaha umuntu yakivukana kugira ngo gikire nta kindi nuko wikisha umwuka wera mu mutima wawe, nuko ugomba kuba warakira Kristo n'umwami n'umukiza, hanyuma ukakira umwuka wera, the Holy Ghost cyangwa se the Holy Spirit. Uwo mwuka wera afasha gutsikamira iyi kamere y'icyaha ntigaragare, hanyuma intebe y'Imana akaba ariyo iguma muri wowe, ikaba ariyo ikuyobora. Imana ishimwe rero. Nihuse rero ngeze tunakwita estate, imiterere, uburyo Dr. Scofield umunyamerika nawe yagisetinze, yaravuze ngo ahantu hari umwijima nta mucyo haba, naho umwijima uri nta mucyo ushobora kugira gute? Kuhaza. Uburyo rero kwirukana icyaha mu mutima w'umuntu ni uburyo bumwe gusa bukoreshwa, ni ukuzuza umwuka w'Imana muri wowe, ukabasha gutsikamira icyo cyaha cyakwicariye. Hari ibyaha byizingiye ku bantu kugira ngo babirekure, ni ikibazo kitoroshye cyane, ariko umwuka wera dusobanukirwa ko umwuka wera uri mu muntu niwe ubasha gutsikamira icyaha ntikigaragara. Iyo kamere y'icyaha ntigaragara, ahubwo ugakora ubushake bw'Imana. Imana igufashe kandi Imana ikugirire neza. Hanyuma nihuse rero, ubundi icyaha nanone it is the disobedience, ni disobedience to the will of God, ni disobedience cyangwa se to refusing to obey the will of God. Ni ukuvuga ngo ni ukutubaha ubushake bw'Imana, ni ukutubaha ijambo ry'Imana. Igihe cyose rero utubashye ijambo ry'Imana, ugasubira ijambo ry'Imana, bikubereye icyaha. Tugiye kureba icyo intumwa zavuze ku cyaha. Tugiye kureba Apostle John cyangwa se Apostle Jacobo na Apostle Paul intumwa. Tugiye kureba muri icyo intumwa zavuze ku cyaha. Turatangirana n'intumwa Yohana yavuze iki? Iyo dusomye mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana mu gice cyaho cya 3:4, biravuga ngo icyaha, umuntu wese ukoze icyaha aba agomye, kuko icyaha ari ubugome. Bivuze ngo ubugome, transgression, umuntu ukoze icyaha wese aba agomye. Bivuze ngo umuntu wese ukora icyaha aba agomye. Yesu ari muri Yohana wa mbere 3:9 biravuga ngo umuntu wabyawe n'Imana ntabasha gukora icyaha, kuko umwana Imana yabyaye amurinda icyaha, amurinda umubi ntamukoreho. Bivuze ngo abantu babyawe n'Imana ntibabasha gukora icyaha kuko n'abana b'Imana, kuko imbuto y'Imana iguma muri bo. Iyo usomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Yohana cyaho ni icya 12, ngo icyakora abamwizeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, si ubwo kwitwa, ni ubwo kuba abana b'Imana. Ngabo abo ni babyawe n'amaraso cyangwa se ubushake bw'umugabo n'umubiri, ngabo babyawe n'Imana. Abo rero ntibabasha gukora icyaha kuko babyawe n'iki? Babyawe n'Imana. Imana ishimwe kandi Imana nihabwe icyubahiro. Nirinzoga cyangwa rero ubusanzwe kwakira Kristo no kumwizera, receiving salvation cyangwa se having salvation are two different things. Ni ibintu bitandukanye. Aha ushobora kumenya ko hari n'itandukaniro muri receiving salvation na having salvation. Kwakira agakiza no kuba agakiza biratandukanye. Kwizera Kristo no kumwakira biratandukanye. Niyo mpamvu amatorero menshi n'amadini muri iyi minsi ya none ari mu nzira, ni ukuvuga ngo ni members of the church, ni members b'amatorero, batanga icyo cyacu n'amaturo, ariko siko kwizera. Kwizera Kristo ni uguhindura imyumvire, ukabutandukanye n'iki? Ukabutandukanye n'icyaha. Kumwakira rero wamwakira ntumwizere, ukaririmba, ukabwiriza udakijijwe, ugahana udakijijwe, ugayobora inama udakijijwe, ariko ni byiza ko dukwiye kuvana abantu mu idini tukabinjiza mu bwami bw'Imana, tugahisha abantu ibinjiza mu bwami bw'Imana. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ubundi buryo bwa kabiri, Yohana intumwa, Apostle Yohana John cyangwa se intumwa Yohana icyo yabivuzeho, yaravuze ngo
muri Yohana wa mbere rwa Yohana 5:16 ngo bene data narizo umwe muri bo gukora icyaha kitari cyo kumwicisha umusabire ng'Imana izaha ubugingo abantu bakora ibyaha atari cyo kujya kubicisha. Wakwibaza ngo ibyaha byo kubyicisha ni ibi? Ni icyaha ukoze aka kanya ubu none tuvuga iyi saha uyu munota iyi segonda kikakwica. Hanyuma ibyaha bitikisha ni ibyaha bisanzwe ariko nabyo biranakomeye cyane, nabyo birakomeye ubundi ubusambanyi, kubeshya, kwiba. Impamvu bitikisha ku kanya ni uko umuntu wese musanze wiba, musanze usambana, musanze uriganya, musanze wese koroka, nagusabira ku Mana nkagusengera Imana nkagukiza iki? Umuvumo nkagukiza iki? Icyo cyaha ikaguhereza ubugingo buhoraho. Ariko ibyaha byicisha ushobora kwitera urushinge ugamije kwica, ushobora kwiyahura, ariko rero atakubuza kwiyahura nkakumira icyaha kitari cyaba, mba nkukoreye neza, mba nkoreze umurimo w'Imana. Yandi magambo, hari ibyaha byicisha n'ibitikisha. Ibyaha byicisha ni ibyaha bikozwe aka kanya bikakwica, ariko ibyaha bitikisha ni ibyaha nabyo byica ariko bikica mu gihe kirekire, cyangwa se ukabikira mu gihe kirekire. Imana ibafashe rero. Bibiliya aravuga ngo gukiranirwa kose ni icyaha, ariko hari ibyaha bitikisha. Gukiranirwa kose righteousness cyangwa se kubura ubunyangamugayo, gukiranirwa. Bivuze ngo gukiranirwa ni opposite yo gukiranuka. Hanyuma yo gukiranirwa ni ukubura ubunyangamugayo imbere y'Imana. Nuko Yohana intumwa yagisitetiza nawe ni ukubura ubunyangamugayo imbere y'Imana. Ubundi icyaha ni kugira ngo icyaha cyuzure kigomba kuba kirimo ibintu bigera kuri bitatu. Harimo gutegura no gushyira mu bikorwa, harimo kugikorana morale, kugikorana ubushake, n'uburyo wagikozemo, n'amatiriyos wagikozemo. Hanyuma gukora icyaha birivuga ni ugushyira mu bikorwa, ni ukugambirira icyaha ugakurapura yacyo ugashyira mu bikorwa. Ariko nanone hariho ibyaha bitikisha. Ibyaha hari ibyaha nakwita gukiranirwa. Gukiranirwa rero ni ukubura ubunyangamugayo imbere y'Imana. Hakabaho n'ibicumuro rero. Ibicumuro bye ushobora gupfa ku cyaha ariko ukagumana ibicumuro kugeza ku mpera, kugeza igihe Yesu azatwara itore. Ibicumuro bye rero ni ibicumuro bwo buri munsi bigendanye n'imibereho ya buri munsi, bigendanye n'ubuzima, bigendanye na environment turimo, ariko amaraso ya Yesu icyo ashinzwe ni ukubikuraho. Urugero, kugira ngo ube ibicumuro neza, ugiye gusenga wambaye ikositimu, ugiye gusenga ariko iyo umaze guciraho utateganya guteye ibiziba irakwanduje. Icyo ukora urababara uti Imana kuki ibi bimbayeho? Urasubira mu rugo rwawe, ugenda uhindura imyenda. Mu mvugo y'umwuka ni ukugenda ni uguca bugufi umutima ugasenga uti Imana ngeze untunganye. Amaraso ya Yesu icyo akora ahita ahanaguraho iyo myanda Satani akwanduje. Imana ikugirire neza kandi Imana igufashe. Bizera ko uyu munsi wagenda ubohoka umwumva icyaha icyo ari cyo. Numenya kumva icyaha icyo ari cyo nibwo bizagufasha kumenya uburyo ukwiye kwatura, kwihana nyakuri, kwihana kuticuzwa, kugira ngo ubashe gukora ubushake bw'Imana. Tugiye kumva rero icyo twita about Apostle James, cyangwa se tugiye kuba icyo intumwa Yakobo we icyo bivuzeho. Iyo dusomye muri Yakobo 4:17 birivuga iki? Bibiliya iravuga ngo Yakobo 4:17. Yakobo 4:17. Duranyana na gatoya. Yakobo 4:17. Bibiliya iravuga ngo nuko uzi gukora neza ntabikore mu bibereye iki? Bibereye icyaha. Bene data mwibuke neza ko muri the command of God to sin, of not to sin, that's the command of God, the command of God not to sin, cyangwa se itegeko ry'Imana ryo kudakora icyaha, bitubwira ko ubuntu bw'Imana twahawe ntibuduha uburenganzira bwo gukora icyaha. Hanyuma rero ngo umuntu wese uzi gukora neza ntabikore bimubereye icyaha. Niba uzi ko kuvuga neza ari iby'Imana ishaka ntubikore bikubereye icyaha. Niba uzi ko kuvuga buhoro ari iby'Imana ishaka ko utabikora bikubereye icyaha. Niba uzi ko kuvuga cyane ari iby'Imana gushaka ntubikore bikubereye icyaha. Niba uzi neza ko
gufasha abantu, gutanga guhesha kurusha kwakira, ntubikore bikubereye iki? Bikubereye icyaha. Niba uzi ko gusenga gutenda kwera ari ngombwa, ntubikore bikubereye iki? Bikubereye icyaha. Niba uzi ko wahaye impano z'ubutumwa n'ubuhanuzi utazikoresha neza, bikubereye iki? Bikubereye icyaha. Niba uzi gusura abafungwa, gusura abarwayi, ukavuze ko ari byiza, ntubikore bikubereye iki? Bikubereye icyaha. Mwene data, sobanukirwa neza icyaha icyo ari cyo ku buzima bwawe. Mbese iyo ni umurongo ukuri ko Yakobo yakivuze, kandi yaravuze ngo usibye kutumvira ubushake bw'Imana cyangwa se kutumvira umugambi w'Imana, ntabwo aricyo cyaha gusa, ahubwo nanone icyaha ni ukwanga gushyira mu bikorwa icyo ijambo ry'Imana rivuga, icyo Bible ivuga. Hanyuma rero Bible wayemera, believe or not, wakwizera Bible, utayizera Bible ni ukuri, ni true, ivuga ukuri kuzuye, ivuga ukuri. Hanyuma rero Yakobo abwiye isi yose, cyangwa se atubwiye ubutumwa bukomeye ko umuntu wese uzi gukora neza ntabikore bimubereye icyaha. Niba ufite impano yo kugira ubuntu, utanga ubuntu, bikubereye icyaha. Niba uzi ko gukora neza ntubikore, bikubereye iki? Bikubereye icyaha. Bene data rero, mu yandi magambo, ubuntu bw'Imana ntibuduha uburenganzira bwo kubeshya, ntibuduha uburenganzira bwo gusambana, ntibuduha uburenganzira, ahangaha ukwiye ko icyaha cyose ari ikintu cyose gitandukanye n'ubushake bw'Imana. Ntabwo rero ubuntu bw'Imana bw'uburenganzira nyine bwo gusambana, gukora ibyaha by'urukozasoni, iby'isoni nke, gutongana, kwanga bene so, kugira ishyari, amahane, igomwa, ubusinzi, kwitandukanya no kwirema ibice, ntabwo ubwo burenganzira. Igihe cyose ukoze kimwe muri ibyo ngibyo uba ukoze icyaha. Imana igufashe kandi Imana ikugirire neza. Tugiye kumva icyo noneho intumwa Paul icyo bivuzeho nawe. Paul mu Baroma 10, Abaroma 14:23 birivuze iki? Biravuze ngo ariko urya ashidikanya wese abaciriweho iteka, kuko atabijyanye kwizera, kandi igikorwa cyose kidakora no kwizera kiba ari icyaha. Tubanze no kutuzi numva bimeze bitoroshye. Uyu ni Apostle Paul yaravuze ngo igikorwa cyose kidakoranywe kwizera kiba cyitwa icyaha. Wowe ubwiriza abandi ariko udafite Kristo muri wowe, wiciriye iteka ngo hahirwa, ngo mbese ufite kwizera. Niba ufite kwigumana ngo hahirwa, hahirwa uticiraho iteka ku byo yemeye. Bene data, wahirwa n'uyihigure, uba wiciriyeho iteka, bikubereye icyaha. Paul yavuze ngo icyaha ni ukutizera rero. Bivuze ngo kutizera kutizera faith ni ukwizera byumvikana, ariko kutizera unbelief, kutizera, umuntu utizera bimubereye icyaha. Bivuze ngo uburyo wese ashidikanya bimubereye iki? Bimubereho icyaha. Uburyo ashidikanya wese abaciriweho iteka, kuko atabijyanye kwizera, kandi igikorwa cyose kidakora no kwizera cyitwa iki? Cyitwa icyaha. Imana igufashe kandi Imana ikugirire neza. Ikintu cyose udakoranye kwizera cyitwa icyaha. Kubwiriza abandi ibyo udafite bikubereye iki? Bikubereye icyaha. Kuririmba ibitakurimo bikubereye iki? Icyaha. Guhanura Imana biravuze utavuze, nta kwizera ufite, bikubereye iki? Bikubereye icyaha. Niba ijambo ry'Imana udakora icyo ijambo ry'Imana ikubwira, wabuze kwizera. Kubura kwizera ubwabyo ni iki? Ni icyaha. Paul intumwa rero yatekereza icyaha ko ari ukutizera. Umuntu wese ubuze kwizera muri we aba akoze iki? Aba akoze icyaha. Mu yandi magambo, umuntu wese urya ashidikanya aba akoze icyaha. Umuntu wese wambara ashidikanya aba akoze icyaha. Umuntu usenga ashidikanya aba akoze icyaha. Bivuze ngo ntabwo ukorwa mu ijambo ry'Imana udafite kwizera. Banza utange ijambo wowe ufite umutima wawe, uhembure imitima y'abantu. Imana ibafashe kandi Imana ibagirire neza. Nuko Paul intumwa yavuze ku cyaha. Bene data, iyo usomye mu Baroma 8:1 biravuga ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Kuko icyo amategeko yananiye gukora
kubw'intege nke za kamere yacu Imana yishoboje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha ku gitambo cy'ibyaha icira ibyaha bya kamere ho iteka kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusozwe muri twe abadakurikiza ibya kamere y'umubiri ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Bene data, abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Hanyuma rero ni gute wanesha icyaha? Icyaha kukinesha bisaba kuba uri muri Yesu. Igihe cyose utari muri Yesu kunesha icyaha biragoye cyane. Bene data, ntabwo wanesha icyaha utari muri Yesu, ntabwo byakunda. Bivuze ngo Paul yaravuze ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwa kuko babanganywe kamere n'ibiba n'irari byayo. Bivuze ngo iyo ukunda iby'umwami akunda urimo gupfana nawe, iyo wanga iby'umwami yanga urimo gupfana nawe ku musaraba, ugahanganwa nawe ukazukana nawe mu izina rya Yesu. Hanyuma rero mu ngabo byawe n'Imana wese ntakora icyaha kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi kuri no kunesha kwacu twanesheje ni ukwizera kwacu. Nimunesha isi rero, nimunesha umubiri, nimunesha icyaha, nimunesha Satani, keretse uwizera ko Kristo ari umwana w'Imana, nta kindi. Uyu munsi wenda kwifuza kugira ngo uneshe icyaha mu izina rya Yesu Kristo honyine. Icyaha kineshwa muri Kristo honyine gusa. Niba ushaka kunesha icyaha, nta bindi mu izina rye twahaye gukirizwamo niho wabasha kunesha icyaha n'igisa nacyo. Hanyuma rero bene data, ndabifuza yuko ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ubugingo buhoraho. Mbifuje kugira ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu, mbifuje kwakira impano y'Imana y'ubugingo, mukabona ubugingo buhoraho, eternal life. Mbifuje kugira ntabwo mbifuza kuba condemned by the sin, no. Ntabwo nifuza ko mucirwaho iteka n'icyaha. Iyo condemnation ntabwo nifuza ko yabaho, ahubwo ndifuza ko mwamenya Imana, mukuha amategeko yayo, mukubaha ijambo ryayo, mukagenda mu mwuka. Biri mu Luka 5:5-6 ngo ndababwira yuko ngo nimuyoborwa n'umwuka muzakora ibyo kamere itararikira. Nituyoborwa n'umwuka wera nibwo tuzakora ibyo kamere tuzakora iki? Nituyoborwa n'umwuka wera nibwo tuzakora ibyo kamere ishaka, kuko kamere ikunda ibyo umwuka yanga, umwuka nako ibyo kamere yanga, kuko byose bihabanye. Niyo mpamvu icyo mukora, ibyo mushaka gukora atabyo mukora. Ariko muri tuyoborwa n'umwuka wera ntabwo tugitwarwa n'iki? N'amategeko. Bene data rero, mbifuje kunesha icyaha mukera imbuto z'umwuka wera, imbuto zo gukiranuka, urukundo, amahoro, ibyishimo, mukera kugira neza, ingeso nziza, gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Izo nizo mbuto zikwiriye abihanye. Uyu munsi rero niba twarukira aha ngaha, uko nzashozwa n'umwuka ubutaha nzabigisha ku bigendanye no kwihana nyakuri, kugira ngo wihane ariko uzi ibyo wihana ibyo ari byo. Kwihana rero ni ukureka. Igihe cyose ucyaniye kureka, ntabwo urihana nyakuri. Tuzabigeraho, tuzabiganiraho. Reka dusenge Imana rero. Mbashimiye mwese abagize umwanya wo kumva ijambo ry'Imana, ugatega amatwi ijambo ry'Imana. Uwiteka abagire neza kandi abahire, kandi mbifuza kugira ngo mukore subscribe, mukomeze mwumve ijambo ry'Imana, muhemburwe muri iki gihe turimo cy'iminsi 40 y'amasengesho yo kwiza ubusa, 40 days of prayer and fasting. Imana ibagirire neza. Abari ku mbuga nkoranyambaga mwese mujye mukurikira ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ubuzima. Uyu munsi nizera ko rero utari bwongeye gukora icyaha. Uyu muntu ukora icyaha baciriweho iteka. Bene data, wirinde ko uzananirwa umutima ugasanga uhuye n'ikibazo. Bibiliya ivuga mu Baroma 12:1 niko Paul yavuze ngo nukuri bene data bw'imbabazi z'Imana ndabinginga kugira ngo mutange imibiri yanyu y'ibitabo bizima byera, bishimwa n'Uwiteka, cyangwa se bishimwa n'Imana, ariko kubikora kwacu gukwiriye. Mu yandi magambo, dukwiriye gupfa ku cyaha, hanyuma tujya ku rwego rwo kuzuka tugakora Kristo nk'uko bikwiriye. Mu yandi magambo, gupfa ku cyaha ku gitambo kizima ni ugutanga ingingo zawe zose zapfuye ukaziha Imana muri Kristo zigapfira mu mwana, hanyuma ugakora ubushake bw'Imana, ukabona kubwiriza ijambo ry'Imana. Igihe cyose rero utarapfa ku cyaha, bene data, nakugira inama yo kubwiriza ijambo ry'Imana, kuko uri muri icira iteka. Ukwiye kumenya ko abigisha bazacirwaho iteka kurusha abantu bose, kuko bahawe byinshi kandi bazabazwa byinshi. Hanyuma rero dukwiye kwitondera ijambo ry'Imana, tugakora ijambo ry'Imana dusaba kugira ngo utandukane n'icyaha iminsi yose. Tudusenga Imana. Mana yanjye, Imana ishobora byose,
uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa. Ndagushimiye kubwira ijambo mpaye, reka umunsi ugiye kuryumva muhesha umugisha kandi umuri uduhe gupfa ku cyaha n'isa nacyo. Urakoze ko byumvishe kandi ko wabaye nanjye uyu munsi kuva ntangiye kwigisha kugeza nsoje, byose ari Abanyarwanda n'Abanyafurika, isi yose muri rusange, ni nanjye nitabira mu izina rya Yesu. Amen, amen. Yesu abahezagire.